Ndani ya GK Studio na producer Pazo G, man. Let's go, come on. Promotion designer. Batangira bibwira abakunzi b'impano promotion amazina yawe. Nitwa Tumukunde Ezekiel. Tumukunde Ezekiel wa hehe? Imarembo, akarere na Karurindo, umurenge wa Kinihira, akagari na Kamarembo. Ubwo intara ni y'amajyaruguru. Ni y'amajyaruguru. Urakoze cyane. Hari ikintu kidasanzwe tubonye uri kugendaho ariko wabanza ukanakijyaho mbere yuko utubwira icyo ari cyo. East African Community Rwanda ni music ubukire ni mu mutwe. It's another one I will pam 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 biri yo right big heavy boy ararangi nemena umurimo n'umurimo upfa kubugutunze utabangamiye rubanda kora maze bakuvuje inyungu yakwisayi. Nkuko mubibona iyi ni indi mpano idasanzwe igaragaye mu Rwagasabo. Iyi ni made in Rwanda. Umusore w'imyaka 20 yonyine nkuko yatwibwiyeho mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru yabashije gushyira ikindi gitekerezo hafi bigaragara ko kiri mu buhanga budasanzwe. Umva muvandimwe wanjye niba warananiwe gukora imbere ya byose hakaza icupa rikaguca intege ababishoboye. Amafaranga ava mu mwanda wayafatisha ugakira umwanda. Reka mbanze nkijyeho nanjye murebe. Dukora nk'uwikorera ibyiza biri imbere. Umurimo n'umurimo upfa kubugutunze utabangamiye rubanda kora maze bakuvuje inyungu yabyo uzayibona. Kora ujye mbere umurimo ni mwiza cyane iyo ubona akantu. Urabibona ko ari made in Rwanda. Uwabihinyuza yabibonye ko mbasha gushyiraho n'umuntu nkamuheka. Iyi ni indi mpano idasanzwe kandi dukwiye gushyigikira, tugashyigikira iby'iwacu, tugateza imbere iby'iwacu. Mu Rwanda turashoboye. Impano nk'iyi yagaragaye rero mu mwanya mutoya. Umwana tubwiye ko afite ibitekerezo byo kuba yashyize hanze andi magare nk'aya adasanzwe. Akeneye ubufasha bw'ibitekerezo bwa mikoro kugira ngo impano ye abashe kuyishyigikira ayizamure izagera himugeze. Uratangaje cyane wa musore. None se ko tukubona kimeze nk'igare, ubundi tukabona kimeze nk'ipikipiki, ubundi tukabona kimeze nka za V8 abazungu bajya bazaho baje kureba ingagi. Wadusobanurira iki ni ikinyabiziga kidasanzwe cyadutse, watubwira ibyacyo? Ikinyabiziga nkuko muri kukibona gikoze mu buryo bw'amagare, usibye ko nakoresheje ibiti nkuko muri kubibona n'ubundi. Gusa ntabwo ari ibiti gusa, hariho n'ibyuma by'amagare bisanzwe, ariko kiri mu bwoko bw'amagare, ntabwo ari moto ni igare. Ubu si igitekerezo wakigize gute kugira ngo ubashe gutekinika ikinyabiziga nk'iki ngiki ujye ukigendaho kinagukorera akazi? Urabona yuko n'ubundi nubwo ikinyabiziga ntabwo gikaze cyane bambaye mu buryo bujyanye n'amafaranga. Narabonye mbona nta mafaranga yo kugura igare nabona cyangwa se ikindi kinyabiziga cyajya kimfasha mu rugendo. Hitamo gutekereza gukora n'ubundi iri gare nkuko muri kubibona. Utatubeshya ubu iri gare ryagutwaye nk'amafaranga ngahe? Iri gare unatubwire muri makeya ibintu bikigize muri makeya. Ibintu bikigize nyine urabona ko kigizwe n'ubwoko bw'ibiti, kikagirwa n'ipine n'ubundi ry'igare risanzwe n'umunyururu. Muri makeya amafaranga ajyantwaye ntago yagiye munsi y'amafaranga 30. Ibintu 30 byose? Iyi nayo ni made in Rwanda. Ni made in. Ubu ni made in Rwanda. Ubu se iki gitekerezo cyawe urabona kizagarukira hanga? Ntabwo ari hafi hanga kuko nanjye nteganya ko byanteza imbere bikangeza ku rwego rushimishije. Umaze nk'igihe kingana iki ukoze iri gare ryawe ridasanzwe? Ni umwaka umwe gusa. Umwaka umwe? Urigendaho? Bikora n'akazi? Uyu ni umwana mutoya, niwe Rwanda rw'ejo. Mumushyigikire kandi impano ye ntizapfa ubusa. Impano Promotion Studio nicyo tubereyeho. Urakoze rero kutwemerera kuganira natwe kandi kuraje kuri iki gitekerezo cyawe kitazapfa ubusa.
urakoze cyane. no kuganyo bakiriya beza ikaze muri sanga umukiriya n'umwami wacu muri munoze ishema rya